Turabasuhuje cyane inshuti bakunzi ba FAB TV, mubana natwe mu bihe bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi dufite umukoro umwe wo gutekereza kuri ibi bintu mugiye kuba mwirebera. Wowe urategere amatwi cyangwa se uratega amaso yawe cyangwa urihera amaso iyi videwo yose uyirangize urebe ibintu tugiye kuba twakubwira cyangwa se ibintu ushobora kuba wakwibazamo nk'ikibazo mu mibereho mu buzima bwawe, ukarushaho kugira amahitamo yizewe mu buryo bugiye butandukanye. Iyi ni FAB TV rero, ukigera hano bwa mbere ubanze ukande subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu bihe bigiye bitandukanye. Aha ngaha rero ni mu mujyi, ni ubuzima bwo mu mujyi, nubwo muhareba hari inyubako zimeze zitya ariko bari hafi yo kuhasenya izi nyubako zose bakazisenya, ariko icyo nashaka kubereka ni ukugira ngo murebe iyi videwo, murebe iyi mibereho y'abantu baba batuye mu mujyi, badafite ahantu bahinga, badafite ubundi buryo, kuko muraza kubona baba bahagaze hano badafite akazi bakora. Aba ngaba kenshi abantu bari gutembera ni babandi bakora mu mifuka y'abantu babambura, babiba. Ibi ngibi rero hari isomo bishobora kuguha, ukibaza ngo ubuzima bwo mu mujyi n'ubuzima bwo mu cyaro, ese ubuzima bwiza ni ubuhe? Rero ugahita ugira intumbero yo guhitamo ubuzima runaka. Turaza kukwereka n'igice cy'icyaro kugira ngo ubashe kumenya ese icyaro n'umujyi bihuriye hehe, ni hehe ari amahirwe. Iyi ni FAB TV rero, ndaje mu kanya mu kiganiro kirambuye.